Satani ntabwo abyara, kuko igihe Imana yatangaga umwana wayo, Satani yari kabakabye ngo nawe atange kibe igitambo kimwe ku kindi. Satani asanga ntabyara, Imana biradutsindiye. Ntabwo njya ntinya imirimo y'Imana. Imana yakora ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Yesu ahabwe icyubahiro. Musi umwe nigeze njya kwigisha icyangugu hariya igihundwe, urahazi cyangwa urahazi. Noneho ndimo nigisha, ijwi rirambwira ngo muri iri teraniro rigiye kubaka urusengero. Ijwi rirambwira ngo kandi urusengero rurubakwa n'inkoko. Itangiriro igice cya 49 umurongo wa 27 haravuze ngo Benjamini niyasigara itanyagura mu gitondo ry'umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muranyemerera iri jambo nongere ndisubiremo. Haravuze ngo Benjamini nisigara itanyagura mu gitondo ry'umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Hanyuma mu rwego rwo kugira ngo aya magambo nsomye tuyasobanukirwe kurushaho, ndasoma amagambo maremare ariko ntabwo nyavugaho cyane, kuko kuyasoma ubwabyo ni ukuyasobanura. Hari ijambo isoma ukumva ubwaryo rirasobanutse. Byanditse mu gitabo cy'Abacamanza igice ni cya 20, hanyuma turahera ku murongo wa 18. Abacamanza igice cya 20 umurongo wa 18 haranditse ngo nuko Abisiraheli barahaguruka bajya i Beteli, bagisha Imana inama, barabaza bati ninde uzatubanziriza kurwana n'Ababenjamini? Uwiteka arabasubiza ati Abayuda nibo bazabanzayo. Maze Abisiraheli bibatura mu gitondo bagandika hafi y'Igibeyo. Nuko Abisiraheli batera Ababenjamini biremamo ingamba Igibeya ngo babarwanye. Maze uwo munsi Ababenjamini bava Igibeya batikiza Abisiraheli, bahasiga imirambo 2,000 n'ibihumbi 2. Ariko abantu bo mu Bisiraheli bisubiramo, bongera kwiremamo ingamba aho bari baziremeye ubwa mbere. Abisiraheli barazamuka baririra imbere y'Uwiteka kugeza nimugoroba. Babaza Uwiteka bati twongere kurwana n'Ababenjamini bene wacu? Uwiteka arabasubiza ati nimwongere mubatere. Maze ku munsi wa kabiri Abisiraheli bongera kwegera Ababenjamini. Nuko uwo munsi Ababenjamini barabatera, bongera koreza, bahasiga imirambo 1,000 n'ibihumbi 8. Abo bose bari ingabo zitwaje inkota. Nuko ingabo z'Abisiraheli zose n'abantu bose barazamuka bajya i Beteli, bicara imbere y'Uwiteka bararira, biyiza ubusa. Uwo munsi bageza nimugoroba, kandi batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe by'uko bari amahoro. Maze Abisiraheli bagisha Uwiteka inama, kandi muri iyo minsi isanduku y'isezerano y'Uwiteka yari ihari, na Feniyasi mwene Eleyazari mwene Aroni niwe wahagararaga imbere yayo. Maze Abisiraheli babaza Uwiteka baravuga bati twongere kurwana n'Ababenjamini bene wacu kandi, cyangwa se turekeraho? Uwiteka aravuga ati mubatere, kuko ejo nzabagabiza bakabanesha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Birashoboka ko mugiye kumva inkuru itangaje amatwi yanyu, ariko Imana ishimwe ntabwo ari inkuru yanjye, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Mu ntega amatwi, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire, Imana ni umukozi w'umuhanga. Turi mu materaniro ku isaha y'isaa 9 abantu bari buzuye. Havuka impamvu ituma abantu bataha.
ndagira ngo wibaze kuko utatashye. Kubera iki utatashye? Reka ngubwire, hari imvugo y'abarokore bavuga ntazigera nemeranya nabo n'umunsi n'umwe. Muri hangana nge ngira amahame. Ntabwo umuntu dushobora kuba tutirirwanye ngo ambeshye ngo twari kumwe mu mwuka. Ngo burya ngo y'amasengesho ngo muyarimo ngo nanjye nari kumwe namwe, witubeshya ntitwari kumwe. Kuko haramutse havutse impamvu ituma buri muntu wese uraha atemererwa gusohoka, ni gute uvuga ngo turi kumwe mu mwuka kandi wowe nta kibazo wahuye nacyo? Ndashaka kugira ngo ngubwire ngo umugisha w'umuntu n'uwuhari, ntabwo ari uwudahari. Amen. None se niba turi kumwe mu mwuka, ibintu ngiye kuvuga barabyumva? Ntabwo turi kumwe mu mwuka. Uwo mwuka sinzi uwo ari we, mu ntega amatwi. Impamvu Imana yagusigaje hari icyo ishaka kuvugana nawe. Hanyuma rero ngewe nzi agaciro k'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo uko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka, ngo ni nako ijambo Uwiteka yohereje ridashobora gusubirayo ridakoze icyo Uwiteka yaritumye. Ibyo bituma niyo naba mpagaze imbere y'umuntu umwe, amen, mba numva Imana yamuntumyeho, ngavuga ko byagenda kose uyu umwe aratahana igitangaza. Kubera ko Imana impamagara, yampamagaye ndi umuswa, nta mashuri y'abahanga ngira, ariko irangije irambwira ngo ndaguhamagaye kandi nguhaye ubwenge. Irambwira ngo uzahagarara mu biterane, uzahagarara muri sitade. Irambwira ngo ariko muri stade ngo ntuzibwire ngo nagutumye kuri stade yose. Irambwira ngo hari igihe muri stade nzaba nagutumye ku muntu umwe. Irambwira ngo noneho ngo nuhagarara n'umuntu umwe ngo uzamenye ko uwo muntu namugutumyeho. Ndashima Imana ko Imana yabantumyeho. Amen. Hanyuma iyo ndimo nigisha ntabwo ngusaba gutera haleluya utayumvise, kubera ko si ngombwa kufashwa n'agapande katari akawe. Imana ivuze ngo itanze abagore, aha nta haleluya natera kuko njye mfite umugore, ako gapande ntabwo kandeba. Ariko ivuze ati mwana wanjye ya modoka yawe iraje, navuga ati mvuganye nanjye kweri, agapande kanjye kaba kamanutse. Muri hangana rwose, hari ibintu mwese mushobora gufashwa, njye simfashwe kuko ako gapande ntabwo ari akanjye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma iri jambo tugiye kwiga ni ijambo rikomeye. Ndashaka ngo tuganire ngo amahame yo gutabarwa. Sinzi niba munyumvishe, amahame yo gutabarwa. Reka mbabwire, ntabwo umuntu apfa gutabarwa cyenyeki, hari amahame Imana ishingiraho. Hari n'abantu tuvuga ngo baratabawe batazigera batababwa kuko batazi amahame yo gutabarwa. Atari uko Imana itabivuze, ahubwo atari uko bazi amahame yo gutabarwa. Sinzi niba munyumvise. Shimwa, himbazwa umwami w'abami. Bibiliya iravuga ngo mushake muzabona, mukomange ntabwo Imana yagukingurira utakomanze, nta nubwo wabona utashatse. Ayo ni amahame. Niba Imana ikubwiye ngo umwana wanjye nguhaye akazi, jya kugashaka, ko mbona mundebye nabi. Murakoze. Hanyuma ndashaka kuvuga amahame yo gutabarwa. Ningira umugisha, hari umuntu uri bwumva aya mahame agacura ubutabazi bwe. Dusomye ijambo rikomeye rivuga ngo Benjamin nisega, ngo itanyagura, ngo nimugoroba iryo umuhigo, ngo mu gitondo ikagabanya umunyago. Shimwa mwami w'abami. Munyumve, iri jambo ni ijambo ryavuzwe na Yakobo, kandi Yakobo ni umwe mu bahanuzi b'abahanga bahanuye. Niwe muntu wa mbere wahanuye Kristo. Igihe Yakobo yari arimo ahunga mwene se Esawu, ngo yageze ahantu ku musozi bumwiriraho. Ntabwo ndi buvuge iyo bwije, umushumba yabivuze bihagije, ariko ngubwire ngo iyo bwije hari igihe bukwiriraho abandi bose ari ku manywa.
ukaba mu gicuku kandi abandi bose ari ku manywa, ukaba mu bicuku bene nyoko bene so muvukana bo ari ku manywa. Iyo bwakwiriyeho rero niyo wavuze induru nta wagutabara, kuko nanjye nijoro ntiwambamagara ngo nzagutabare, nabwirwa n'iki niba ari njye wateze? Ntabwo nagutabara, ndakubeshya se? Hanyuma Yesu ahabwa icyubahiro. Igihe yari kuri uwo musozi ngo yahashatse ibuye, ngo ahabonye ibuye araryisegura, ngo akiryisegura ngo arota inzozi, abona ijuru rifungutse, ngo abona urwego rumanuka ruva mu ijuru rugera kuri rya buye. Amen. Ngo abona abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Shimwa mwami w'abami. Mu gitondo bukeye ngo areba rya buye aravuga ngo ni ukuri aha hantu hari Imana, nuko nari ntabimenye. Ngo afata amavuta ayasuka kuri rya buye. Niwe muntu wa mbere wimitse Kristo ku isi. Aya mavuta yamusukaho kuko Kristo niwe buye rizima. Niwe buye ushobora kwegamira mu bibazo ugasinzira. Yaba mwari munyumvise, mu bibazo ugasinzira, ku musozi ari wenyine arasinzira kuko yiseguye. Kwisegura Kristo byonyine bidutera gusinzira nubwo twaba turi mu bibazo. Shimwa. Amen. Hanyuma uyu Yakobo amaze gusaza ahamagara abahungu be, arababwira ngo reka mbabwire ibizababaho. Ahera ku wa mbere ageza kuri Yuda, amubwira ko ari we uzaba umutware, bene se bazamupfukamira, inkota ubutware buzaba ku bitugu bye. Ariko ndavuga kuri Benjamin. Uyu Benjamin niwe mwana we w'umuhererezi. Aramubwira ngo we hurisega itanyagura iryo umuhigo mu gitondo, nimugoroba igatama ikagabanya iminyago. Mu ntega amatwi mwumve ikintu yamwaturiyeho. Ubundi mu buzima busanzwe abahigi bahiga bugiye gutya. Muranyumvise? Nyine mwe muri abanyakigali ntabwo mwabimenya, ariko mu ntega amatwi abahigi iyo bagiye guhiga bajya guhiga guhera byibuze mu masaa 9 saa 10 nibwo bajya guhiga. Noneho ijambo ryavuze ngo uwe mu gitondo ngo abarimo kurya. Bivuga ngo igihe abandi bahigi bajya guhiga waba yavuyeyo. Shimwa Kristo. Kabiri, iyo abahigi batangiye kurya we ngo aba yahaze. Yes, kuko bo bajya guhiga wavuye guhiga. None batangira kubaga warangije kurya. Bakajya kurya ngo yatangiye gutanyagura atanga. Kandi ndagira ngo ubwire ko nta muntu n'umwe ushobora gutanga ashonje. Hatanga uhaze, hatanga ufite. Niyo mpamvu umuntu nakubwira ngo tera haleluya atayiteye ntuzayikirize. Nge nanga umuntu umanikisha amaboko watayamanitse. Arakubwira ngo mufashwe kandi nawe atarafashwa. Ni gute ushaka kudufashisha ibitaragufasha? Witweskoroka niba utarafashwa sohoka ugende winteresha haleluya z'umurambararo nta muntu ndimo. Cyakora nuvuga ngo umvira mfashije ndayitera. Kuko nta muntu utanga ibyo adafite. Imana nihabwe icyubahiro. Ndabona mutangiye kundeba nabi. Muhumure tugiye kwihuta dusoze. Amen. Hanyuma uku kubyuka kwa Benjamin akabyuka abandi baryamye kwamuhesheje ubukire no gukomera. None hiyongeraho ngo iyo amaze guhaga aratanga, ahenda atanga. Bya bindi bimwubakira ubutware imbere y'Imana, bimumbakira n'ubutware mu bantu. Hanyuma ijambo twasomye umunsi umwe rero ngo umugabo w'umubenjamini, umugabo umwe w'umwisiraheli azana umugore. Arangije ndimo ndihuta, wa mugore ngo umugabo amuhararukwa, amuhararutswe umugabo akajya muca inyuma. Wa mugore abona kubyihanganira biramugoye, umugore arahukana. Ariko igihe kigeze umugabo agarura agatima ajya gucyura umugore we. Mu nyumve ndashaka kugira kuri ijambo twasomye. Agiye gucyura umugore we aramuzana baramumuha, ariko bageze mu nzira nabo bubiriraho ngo bashaka ahantu bari burare barahabura. Ngo bigira inama yo kujya kurara muri bene wabo. Ntugakora ikosa ngo ujye kurara ahantu udafitiye amakuru, kuko ushobora kuhararuka hakura ibibazo. Ashakisha muri bene wabo ngo aza kumenya ko hari ababenjamini bo mu muryango hafi y'aba Efurayimu. Aravuga nahandi bucumbike, ngo yicara ku nzira. Ngo igihe yari yicaye ku nzira ngo hanyura umusaza. Imana ishimwe. Ngo umusaza aramubwira ngo umva, ngwini wanjye urye ufungure, ibintu byose ukeneye aba ari nge bibazwa. Aramujyana aramucumbikira.
ngo bagere mu nzu, ngo abagabo b'ababenjamini, mu nyumve, ababenja baza kuri urwo rugo. Bibiliya iravuga ngo bari abagabo b'ibigoryi, barakomanga, baravuga ngo turashaka umushyitsi uraha, umusohore tumumenye. Umugabo aravuga ati munyihanganire n'umushyitsi, ntabwo ndi mumubahereze. Baramubwira ati ibyo ukora byose turamukeneye, kumumenya niki? Bari bashaka kuryamana n'uriya mugabo. Ubutinganyi bwatangiye kera. Mu ntega amatwi, umusaza arababwira ngo mfite umwana w'umukobwa, ntabwo araryamana n'umugabo, ndaza kumubahereza. Abagabo bati no, turashaka abo bashyitsi. Ngo wa mugabo yumvisha abo bagabo bateye amahane, afata umugore we aramubaha. Abagabo bafata wa mugore baramujyana, baryamana nawe ijoro ryose. N'abagabo Bibiliya itavuga umubare, ngo mu museke baramurekura. Ariko kubera kuryamana n'abagabo benshi ku mbaraga, bituma wa mugore ageze mu rugo apfira ku muryango. Ngo amare gupfa, umugabo abyutse asanga umugore baryamye ku muryango, aramubwira ngo sheri haguruka tugende. Ngo amukozeho asanga yapfuye. Afata umurambo w'umugore we awushyira ku ndogobe, arataha. Ageze iwe akora igikorwa cy'ubunyamaswa, afata wa mugore amucagaguramo ibice 12. Iyi nkuru muzayisome, ni inkuru itangaje. Ibyo bice 12, buri muryango w'Abisiraheli aboherereza igice kimwe. Uwahaye akaboko, uwahaye akaguru, uwahaye ikirenge, uwahaye ugutwi, 12 baruzura. Na Benjamini nawe aramwohereza, kuko ni imiryango 12. Ngo Abisiraheli bibonye bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo uhereye umunsi twaviriye muri Egiputa, ni ubwa mbere tubonye ishyano nk'iri. Ngo bakorana inama, baravuga ngo mwese muze twige kuri iki kibazo. Ni bande bakoze ibi? Ngo babaza uwo mugabo, ni iki cyabaye? Arababwira ati ni Ababenjamini bamfatiye umugore, baramusambanya, baramwica. Nanjye kugira ngo mbone umutabera, namucagaguye ngo mubahe, mwige icyo muri bukore. Ngo Abisirayeli bose bakora inama, bahamagaza Ababenjamini, muze mudusobanurire ibyabaye. Mwibuke ko Ababenjamini babaye abakiri kubera gutanga, ni abakiri. Ababenjamini banga kuza muri iyo nama. Reka mbabwire bene, ikindi Imana izakurinda, izakurinde kuburana n'umukire. Sikindi vuga ndacyumvise, iyera yo mu ijuru ishobora byose, ifite imbaraga, izakurinde kuburana n'umukire. Uzi ko umukira guhemukira, wajya ku rukiko uzi ngo murahurira bamuburane, ukumva ngo haje avoka we. Umuntu waguhemukiye abura ati, bati muvugane na avoka wanjye. Hari ibihugu by'umuntu akora ikosa ntibamufunge, bagafunga amafaranga ye gusa. Yagukoreye igikosa uvuga ati ntari buvemo, akirirwa yitembera akakunyura ati amafaranga yanjye arafunzwe. Nukuri ko Imana, reka mbabwize ukuri, kandi akakando karamfashije. Imana iduhubukire. Kuri ko Imana, ndabona hari abantu badashaka ubukire nubwo mufite Imana ibumbi. Uzi ko umukire avuga igifaransa gifuditse, abantu bose ati oui. Ntabwo muzi ko umukire utazi gusoma no kwandika aba umuyobozi w'abadogiteri. Yes, none se yubatse ibitaro ntabwo azabikora, ariko azashiraho abadogiteri. Ni muri aho bosi. Ariko mwaza tugahenda Imana ikaduhubukire. Reka mbabwira agaciro k'ubukire. Umunsi umwe nari mu iteraniro ndigisha we, umuntu arafashwa, ahita nyakira mikoro ku ruhimbi, arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka kuvuga. Ndavuga ati ya modoka iraje tu. Abarambwira ati wambabarira ukambera papa, ngo ni muberese. Noneho akaba ni umukire, ni umucuruzi, afite imodoka ebyiri. Ndavuga ati ubuntu ufite imodoka ebyiri, akaba ari umucuruzi, aransabye ngo muberese, ari weho wabyanga? Arewe, nahita mvuga ndiso, nabyemeye ndiso.
ariko wabyanga, waba utagira ubwenge. Umuntu utazagusaba ibirayi, umuntu utazakubwira ngo abana baraburaye, ahubwo uzamenya ko ugiye kuba areka yawe. Ndi papa wawe rata, ndabyemeye, ndiso. Arangira ati none rero papa, ikintu ndi kugushakaho rero, ndashaka amavuta yawe. Ahantu uzajya ujya kubwiriza hose tuzajya tujyana, ndashaka amavuta kuriho. Nanjye yego mwana wanjye. Iyo twajyanaga ngiye kwigisha, yarazaga agafungura imodoka, umuryango ni umukire, akambwira ati papa mwinjire. Nanjye ngavuga ati amavuta se kendo haki ya Mungu. Ngicara, agafunga umuryango, akicara kuri vola, agahaguruka tukagenda. Twagiye iyo tujya, akaza agafungura umuryango, ngasohoka ngajya mu iteraniro, nkicara nawe akicara. Twajyanye kwigisha, akamba 20,000. Papa wavuze Imana neza. Wowe umuntu aguha 20,000 umaze kwigisha, wazongera kumusiga? Waba utagira ubwenge? Hari naho najyaga batandumiye ngavuga ati tujye kuvuga Imana, kuko nta rusengero na rumwe najyamo ngo banyime ijambo. Hari igihe data aba yarakuremeye inzira, aho ugeze kose bakakubona bagushonje. Numbira ati tugenda twagera ngabwiriza gahita mba vendi. Uko tugiye vendi nkayabara. Mwana mwicaranye ntumukore, ariko mubwire ngo Imana iguhuze n'umukire. Shimwa Kristo. Hanyuma umunsi umwe arambwira ati papa, ati ndumva namenye kubwiriza rero, bata amavuta ntumva yaje. Ati none uze kunsabira bambe iminota 10 gusa. Sibyo papa, ndihumura. Bamba mikoro, ndavuga ati rero hari umuhungu wanjye tugendana, arashaka kubasuhuza mu ijambo ry'Imana. Mu minota mwampaye, muhayemo iminota 10. Muha iminota 10. Afata mikoro ati ijambo riri kunyubaka ni iri rimwe, Yesaya 50:7. Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwanga. Imyaka twagendaniye, inshuro twagendanye, niryo yigishaga. Ariko reka mbabwire imbaraga z'amafaranga. Akabwiriza mu minota 10, agahita asimukira umuntu akamubwira ati vuga ngo Imana iragutabaye. Batirandabaye. Ati nguguriye igitenge. Agahita amwishyura. Ati Imana irabarenge. Ati sare muyishyura ngahe? Bati 200,000. Akava asinye sheki. Ku yindi nshuro ntibampamagara, akaba ari we bahamagara. None sari wowe ariko wasiga umuntu urahanura agahita abikora, ukajya kuzana umuntu urahanura akagenda bitabaye. Reka munyihanganire, ntabwo ari ukwihamya, ariko Yesu yaravuze ngo ndihamya na data kambamye. Ni ukuri ko Imana ari mu ijuru n'isi. Nanjye ndi mu bantu bafata mikoro bavuga umuntu akumva. Ni ukuri ko Imana. Ariko amafaranga yanyambuye agatuti. Baramwihamagara ati ngwino, ati ati ni wowe dushaka yewe. Kuko arahagera agurira abantu batarenga 20 mitiweli. Mvuye umuntu yagurira abantu mitiweli 20, uwo muntu utamutumiye watumirana. Utumiri uraherekeza mu gihe hajura abaha amafaranga. Waba utagira ubwenge. Cyakora mugiriraho umugisha, bamuhamagara akambwira ati papa bampamagaye rero. Bati kandi bambwiye ngo ngenyine. Ati nababwiye ko ntaho najya ngusize. Bano bakambenda, akavuga ati mubanze mubaze papa bemerere. Bakambenda henda ati watubabarira wa mugabo ukazamuherekeza mukazana. Ubwo akaba ari usigaye ujyumba muherekeza ari ngewe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko iduha amafaranga cyangwa uyihorera. Sasa dore kibazo barokore mufite. Iyo tuvuze amafaranga mugira ngo twaguye. Mwagiye gukora amakosa ngo muyita amabyi ya shitani. Mwazambe ndahendera shitani akaza akayituma iwanjye, yamara kuyituma akagenda nkayasigara. Hanyuma si niba ari amabyi ya shitani mu mifuka yanyu ari kumara mwike.
mwanyihera ayo mabyi koko, mwayampaye koko, mwayampaye, mwayanyihereye koko. ntibakabacurike, ntibakababeshye. Yesu ahabwa icyubahiro. Dukeneye amafaranga. kandi hutengere ku musozo. aba Benjamini kubera icyubahiro n'amafaranga n'ubutwari banga kwitaba. Noneho Abisiraheli bakora inama, baravuga ati none ubwo banze kwitaba dukora iki? Baravuga ati nta kindi dukora, tugomba kubarwanya. Ngo bashiraho indahiro. Mwumva indahiro barahiye. Baravuga ngo nta mugabo n'umwe cyangwa umusore wo mu Bisiraheli uzongera gutaha iwe tutaramara kwica aba Benjamini bose. None ndagira ngo mwumvure urugamba, hari igihe ushobora kubivuga mukagira ngo ni inkuru. Benjamini ni umuryango umwe, Abisiraheli basigaye ari imiryango 11. Nuvuga ngo imiryango 11 igiye kurwana n'umuntu umwe. Sinzi niba muyumvishe. Noneho ngo mbere yuko bajya kurwana barabanza bajya imbere y'Imana. Abisiraheli mwumva ibibazo babajije Imana, wa Mana ushigikira abanyabyaha? Imana ati ntabwo mbashigikira. None si binda aba Benjamini bakoze wabishigikira? Ntabwo nabishigikiye. None si tujye kubarwanya? Imana ati mugende. Babaza Imana ati urajyana natwe? Imana ati muhumure ndajyana namwe. Nisanduku tuyijyane muyijyane, n'umuhanuzi mugende muhumure ndi kumwe namwe. Babwira Imana ngo turabizugira tekinike, iyo tugiye kurwana hari tekinike tuziranyeho ituma tunesha. Nitujya kurwana ninde urabanje gutera aba Benjamini? Imana iramubwira ngo nimuhumure, abayuda nibo bari bubanzeyo. Barahaguruka bajya ku rugamba. Ngo bagambika hitwa Gibeya, ngo nuko barangije batera aba Benjamini. Bibiri yavuze ngo nuko aba Benjamini batikiza Abisiraheli. Sinzi niba munyumvishe. Batikiza Abisiraheli. Abantu bahagurutse Imana ivuze. Bahaguruka Imana ivuga ngo ndi kumwe namwe. Ibabwiye ngo ndabarengeye ndabatabaye. None abanzi babo barabahonze. Ngo aba Benjamini bica Abisiraheli 22,000. Byahagurutse bivuganye n'Imana. Ngo Abisiraheli babonye aba Benjamini bagiye kubamara, baravuga ati twiruke duhungesha. Ngo barahunga, ariko ngo mwihunga ryabo ngo basubiraho bari baremeye urugamba bwa mbere. Ugize umugisha wo gutoroka akaba ariho ahungira. Barongera baricara baravuga ati tujye kubaza Imana icyabaye. Babaza Imana, Mana wari uri kumwe natwe cyangwa wari wasigaye? Imana ati nari mpari. Baduhonze ureba ntari nababonye. Ni wowe twari twavuganye cyangwa si wowe twari twavuganye? Bati ninjye twari twavuganye. None si ntushaka ko turwanya Abisiraheli bene aba Benjamini bene wacu cyangwa? Imana ati ndashaka ko mubarwanya. None si dusubirayo? Bati musubireyo. Basi si urabana natwe? Muhumure turabana. Aravuga ati rero reka tubanze duhendahendeye Imana turebe ko yagira impuhwe tukagenda. Ngo biyiriza ubusa, ngo baririra imbere y'Uwiteka, ngo bagire utera. Ariko umuntu muri kumwe ntumukore, mumbwire ngo ibyo ntibikora. Ko mbona utabimubwiye, mubwire ngo ibyo ntibikora. Kwiriza imbere y'Uwiteka ntibikora. Babwiye Imana ati dusubire, ati musubireyo. Ngo basubirayo ku nshuro ya kabiri. Ngo basanga noneho aba Benjamini nabo babiteguye. Ngo barongera barabahonda, babahondana n'isanduku, barabatikiza. Ngo babicamo 18,000. Barongera barirukanga. Ngo kandi abo batsinzwe bose bari bafite inkota. Barahunga basubiraho ingamba bari baziremeye bwa mbere.
Yesu ahabwa icyubahiro. Buriya hari abantu bazi gusenga. Yego mwari mubizi? Uri Imana nkuru, uri Elohimu, uri Eloshadayi, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, urakomeye cyane nk'ikoboyi, urera nk'ubufu bw'igitarama, urakomeye nk'icyuma cy'imodoka. Buri muntu wese avuga Imana uko yumva ikomeye. Hari abantu bazi gusenga sana, barangije barayisenga baravuga ati muhamagare b'abakobwa bazi kuramya, bayihendahende, bayibwire rwose itubwire icyo turi kuzira. Uri inkuru Mana, uri inkuru. Barayiramya we irafashwa. Mushake n'ababandi b'igisireba harasireba. Buriya hari abantu bazi guha Imana icyacumi cy'amatayi. Nuko muyiha icyacumi cy'amatayi ariko amatayi mukayatahana, kuko imutarayi asiga ahangaha muyasigira Imana mukayatahana. Siko mbona mundebye nabi ngo icyacumi cy'imbavu kandi zose urazitahana. Ezi icyacumi baragitahana cyangwa bagisigira imbere y'Imana. Jya uzana imbavu tuzigabanye, dusiga icyacumi cy'imbavu, amatayi tuyakate tuyasigire icyacumi cy'Imana. Ko mbona muri kundeba gutyo se? Ngiye gusoza. Yego Yesu ahabwa icyubahiro. Reka mbabwire, gutabara kw'Imana kugira amahame. Umuziki muwihorere, gutabara kw'Imana kugira iki? Amahame. Pastor wavuze akantu karantangaza. Umunsi umwe nigeze sengana n'umuntu yari afite ikibazo gitoroshye. Banki yari igiye guteza cyamunara inzu ye, ari ideni rya banki rya miliyoni 80. Noneho banki ibaze inzu ye yiha agaciro ka miliyoni 60. Ni kuvuga ngo banki yagombaga gutwara iyo nzu ikayigurisha agasigara ideni rya miliyoni 20. Araza arambwira ngo Irene, ndakwinginze nyingingira Imana uyimbendahendere intabare. Ndayihendahenda ngo iki? Ati uyimbwire incira inzira nigurishirize. Yesu ashimwe. Buriya rero ushobora gutuma mvuga ijambo ribiweho wa mucuranzi we bikakubabaza, uhamba bariye ukajya kwicara ku gahunda yawe yarangiye. Wigeze ubona mvuga uri guhimbaza? Ubu mvuze nabira ntuzanaga katuzakarekemo, n'abandi bacuranzi bazabyumve. Yesu aduhana umugisha. Nge ntabwo ngira ubwoba bw'ibyo navuze kuko mba mbifitiye igisobanuro. Noneho uwo muntu turasengana. Yego fata amasengesho y'iminsi 3 ntarya ntanywa. Iyo nafashe gahunda yo gusenga no mborosa nyashoje kuko nyakora ndi ahantu hamwe nava hatagira n'igitonyanga kijya mu kanwa. Munyihanganire, iyo ni imyizerere yanjye. Hari n'uwizera gusenga yirira kandi bigacamo. Hanyuma iminsi 3 turangije, Imana ivugana natwe irambwira ngo ubwire uwo mudamu ngo ahantu he agiye kuhagurisha baramuha miliyoni 200. Ndimubwiye yumva ntibishoka. Arambwira ngo umukozi w'Imana ngo nibamba miliyoni 200 ngo nzaguhamo miliyoni 2. Kubera kijwi nari naryumvishe ndayabarira. Ngera badamu ndetoragura ikibanza sha. Hari ibintu Imana ivuga kumva ko niyivuze se tu. Babyizera batabyizera upfa kuba wumvishijwe. Ibyo ntabwo bikureba. Niyo mpamvu Paulo bari mu bwato yaravuze ati nimuhumure bwameneka butameneka. Ijwi ryambwiye ngo twese turarokoka. Nimushake mugendere kutubaho na kumashashi no kubiki. Kwizima nuko muri burokoke. Iyo wumvishijwe ntabwo bufite.
nanjye ndavuga uko byagenda kose aya nayabonye we. Nabimubwiye ariko wa kabiri kuwa gatanu bamwishyura miliyoni 200. Bamwishyura miliyoni 200. Hita ndamagara ati Irene ntikarame. Bati miliyoni 200 zigeze kuri konti. Atariko wihangane si konti yanjye. Ziri kuri konti y'umugabo. Nta na 5 nemerewe gukura. Ati cyakora kubera ko wasenze ndaguha 5 nkwe fanta. Narayambara ndayafata. None sinige wari wayakoreye kandi data wari wayamuhaye ninge wayamuhaye. Ndayafata ariko nyafata n'umubabaro. None ngubeshye. Ngo nyafata n'umubabaro ijuru ryabibona ko nababaye. Kandi iyo umuntu w'Imana mubabaje kuri gahunda nta kivamo. Nibyo bavugaga umuntu araza igitangaza kikaba akagukwepa ntazabwe Imana warakoze Imana wagize neza ejo ati ko cyagarutse. Burya niyo cyagaruka nta gusenga na morali ngiyo wasenganye bwa mbere. Uvuga ati reka ngusengere nk'icingana ariko rumwese korota. Narabaye none uyu munsi acuruza akabari byaramucanze. Munyemerere ndashaka kuvuga ibintu bikomeye kugira ngo dusoze. Hanyuma undi munsi umwe twari mu materaniro y'umugoroba ahantu hamwe ngira umugisha Imana inkora ku maso mbona umugabo yari yambaye ingweto yatobotse ino riri hanze. Imana irambwira ngo mubwire ngo ajye kwakira igitangaza cye. Ndamubwira ngo urufi rwakomeze rukurutse taha. Harambwira tereka amatara nasoze ndi taha yewe udasanga umugisha ugucitse. Hari igihe Imana ivuga ukumva nako kanya. Umugabo arataha ageze mu rugo we asanga hicaye abazungu 2. Yari yarakenye ubukene buramukubita ashinze ku isoko asaba miliyoni 30 abura umukiriya. Asanze abazungu baramubwira ngo twamenye ko ufite inzira kugurisha twari tuje kukubaza ngiye igiciro nangahe. Ngo umwuka w'Imana muzaho ntiyamenye ibyo avuze aravuga ngo miliyoni 100. Baramubwira ngo zana ibipapuro azana ibyangombwa by'ubutaka. Baramubwira ngo urayafata mu madolari urayafata mu manyarwanda. Yarambwiye ngo Yesu avuga ngo navuze ngo narababwiye ngo ndayafata mu madolari. Barayamukubise. Arangije ahita afata inimero yanjye arampamagara ati mukozi w'Imana miliyoni 100 ziri mu biganza byanjye muri uyu mugoroba. Ahita ambwira ati sasa ejo ninjye nawe na fanta. Nanjye navuga ati kabisa ubiki gifata zagitikura nk'ameza 3 kuko miliyoni 100 ni nyinshi kabisa. Nyine yakaragize neza ndiyambwiye ngo nzaguri avuga ati ejo ninjye nawe na fanta. Imana iguha umugisha. Ejo habe ejo bundi ejo bundi habe ejo bundi cyakora w'Imana imugisha ntabe ni fanta imwe ya 300 niko yaguraga. Imana iramureba ibona yavuze amagambo ya mwambambure ku mukozi w'Imana. Uyu munsi ni umufundi. Yaba ibintu nari mvuze nagiraga umugisha mu kabyumva. Mwari mwabona umuntu uje gushima Imana yego aje kugira gute akasaba mikoro. Hari umwigisha utegereje kuvuga Imana ari umwanya w'umwigisha kugira ngo ashime. None agashima ndagira ngo ndashima Imana yampaye akazi muri iki minsi muri iki gihe ndimo ndahembwa 500. Namwe murabibona ko Imana yangiriye neza twese ngo amen. Hanyuma rero ati ikintu numvishe nabwira Imana ngumva nyishimye ati ndasenguruka ndera haleluya ati kandi namwe muhaguruke mu imbere icyubahiro 7. Niko urundi dukoresha mucaka ahangaha naho bakore ko mbona mu ndakariye koko ngo haleluya ngo 7 reka mbabwire nukuri kw'Imana mujye mwitonda. Ngewe ndukandereshe haleluya 7 birashoboka ko navuye mu rugo nta nariye. Ni gute mudu urimo ushaka kwinyinjizamo kandi nde nifitiye ibibazo?
ibihumbi 500 uhembwa ngo uje kuzenguruka mu rusengero, wajya muri gym utomike ukajya kuzengurukamo ukareka kuza kuturira umwanya. Muri yavuze ngo shima umwami wanjye ntange n'icyo mushimisha. Niyo ndwara Abisiraheli bari barwaye. Abisiraheli bari barwaye amasengesho menshi, ariko amasengesho atagira ibikorwa. Uri Imana, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri sambi itarimba, haleluya, urabikoze. Turatashya Imana ati nanjye ndabikoze nyine, bagatahangira bikoze. Bantu wese mujya kanyarira bikababwira ngo ndabatabaye, mugatega moto ngo murayisanga mu rugo, mwagera mu rugo ndi muyihasanga. None siko mutamenya amahame yayo? Bantu bizi imitwe yo kwesikoroka Imana ngo nubikora nzagushima. Arewe, iyo umuntu agiye gusaba akazi ashima bakamuhaye cyangwa ashima batarakamu. Kugira igisubizo cyiza ndagereze mbaye mbashi. Ubwo ndavuze ngo ibajyanye muri Amerika, muri kubona ntari umuhanuzi. Sha nahanuye ahubwo itaka ryatse. Sha ndi mu mavuta we aranyuzuye. Umuntu yagiye kwa muganga, baramubwira ati dushingiye uko inda yawe imeze uzabyara. Baramubwira ati cyakora ikintu twagukorera wowe n'umugabo duhuje intanga zanyu mwabyara, ariko bikorerwa mu Buhinde. Birasaba nka miliyoni 10, 20, 30. Uko mukeneye umwana miliyoni 10, uko mukeneye undi mwana miliyoni 10. Kandi hari igihe babihuza bikanga. Wajya bakabihuza bikanga, ukaza mu nzu y'Imana. Umuntu w'Imana ati iyaremye ijuru n'isi itanze umwana. Nyuma y'ameza ngaho ukabura byaye ati mfite ishimwe. Bati kindi Imana yangoreye, ati yakingoreye ndushye, ati kandi mureke nyishime uko mbyumva. Ngo kubyumva yewe, ngo ikintu ndi wishimire ngo ndigaragura hasi. Akagaragura ikanambigutiya n'amajipo, ngo ubwo ngo ari gushima Imana. Akazi ko gushima Imana n'akabamarayika bayishima ikanyurwa, naho twe tuyishima tuyikorera ikabona ko tuyikunda. Bibiri ijambo ry'Imana ravuga ngo n'abadayimoni ngo bizera ko Imana ishobora byose, ariko ikidatandukanye n'abadayimoni nuko badashoboye kuyikorera. Twe icyo dushoboye rero turayizera tukanayikorera. Reka nihute nsoze ngo ku nshuro ya 3 yego Abisiraheli baricara bakora inama, baravuga we ko tugerayo tugakubitwa twajyanye nayo, tugaseba hari isanduku y'isezerano n'umutambyi ahari turi kuziriki. Baravuga ati dushaka icyo tuzira. Ngo kuri uwo munsi, haleluya, ngo biyiriza ubusa imbere y'Imana. Muranyumvishe? Ngo bagira bati, baravuga ati noneho rero umuntu ufite inkoko, ufite ihene, ufite intama, ufite inka ayizane tuyitambire Uwiteka. Indi misi yose bajyaga kurwana nta gitambo batanze, ariko kuri uwo munsi avuga ati dutanga igitambo. None ikintu cyantangaje ni izina bise iki gitambo. Bakise igitambo ngo cyuko bari amahoro. Mwe mwasomye iyi nkuru bari amahoro? Bapfushije abandi 40,000, ariko baravuga ati byibuze twe twarokotse tuyibwire ko yaturengeye. None ngo bamaze gutanga cya gitambo babwira Imana ngo none si Imana urakoze umaze kwakira igitambo cyacu, turekeraho kujya kurwana. Imana toya ikimukoze ndakibonye, ni mujyeyo. None ibabwira ijambo itigeze babwira ngo kuko uyu munsi ndababagabisa. Yesu ahabwe icyubahiro. Kuri iyo nshuro baragenda batsinda abanzi babo. Imana nifashe ibintu ugiye kuvuga mu byumve. Kuki kuri iyi nshuro batanze, kuki batsinze,
dore impamvu. Abantu bazi isi y'umwuka bazi ko buri muntu wese ubaho agira umwuka umurwanya. Ndashaka amaso yanyu ahumuke wibaze, ni gute bajya kugabanya abakozi bagahera ku izina ryawe kandi arufabe yawe atari A? Ku buryo bakwirukana ukababaza ngo mumboye iki, uwakwirukanye kuvuga ngo nanjye simbizi, ngo nyine ihangane ngo tuzabireba. Ni gute abantu mwiganye babyaye 2, 3, 4, 5 wowe ukaba utarabona no kubwira ngo I love you? Kumbona mundebye nabi. Hari kuzira mu isi y'umwuka, hari umwuka ukurwanya, kandi uwo mwuka ukorera mu bantu. Hari umuntu uvugana n'ubuzima bwawe bw'umwuka akavuga ngo ntazapfagiza hagera, ntazapfagiza icyo abona, kandi wa muntu iyo akoresha ibyo bintu ntabwo abikoresha amagambo, abikoresha ibikorwa. Nta muntu n'umwe ushobora kujya kurogesha umuntu ku mupfumu ngo ajye kubwira umupfumu ati ndegera papa we mundogere, azapfa hengamye umunwa, azapfe nabi, ngo nageze mvuga ati uramuke kandi birabaye. No, aramubwira ati shira hano igitambo, akagishiraho, akagicira ati yego iyo ni imbuto rata. Bati papa we nagende apfe nabi. Nabo papa we yo yaza gusenga aje hehe imbere, akaza mana ndihumanura, ndikuraho imivumo yose, karande natwe tukababesha ati iragiye, ivuyeho, ivanyweho n'amagambo, kandi undi yarakoresheje ibikorwa. Benjamini we yakoraga ibikorwa, Abisirayeli bakajyana amagambo. No, reka mbabwire ikintu gikomeye. Shimwa Kristo. Ubundi reka mvugire ijambo, umugisha dutunze, amahirwe dufite, nuko Satani atabyara. Reka duhe Imana icyubahiro ko Satani ari ingumba. Satani ntabwo abyara, kuko igihe Imana yatangaga umwana wayo, Satani yari kabakabye ngo nawe atange kibe igitambo kimwe ku kindi. Satani asanga ntabyara, Imana biradutsindiye. Iyo abakurwanije babonye igitambo bakagitamba kugira ngo utagira aho ugera, noneho wowe ukajyana amagambo ntutambe, intsinzi ibi y'abakurwanya. Sinzi niba munyumvise. Noneho munyumvise, intsinzi iboneka ite? Impamvu Abisirayeli batsinze Ababenjamini nuko igitambo cy'umukiranutsi iyo kibonetse kirusha agaciro igitambo cy'umunyabyaha. Ndashaka mvuge mu nyumve, iyo igitambo cy'umukiranutsi kibonetse kirusha agaciro igitambo cy'umunyabyaha. Ubu hari abantu batunze imigisha itagira ingano kubwo gutanga gusa, ariko badakijijwe. Ariko kuko amahame yo gutanga ari uguhabwa umugisha, bagahabwa umugisha, bagakira, bagakomera. Noneho ibaze kuba utunze Kristo ukagera n'imbano yo gutanga, uhita ugira imigisha utiye ababa n'inshuro zitagira ingano, kuko wowe urimo uratanga mu gukiranuka. Shimwa Kristo. Kandebe ko nasoza, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana kuko yari ikeneye abana, byayisabye gutanga umwana.
ese aho muranyumvise? Igihe cyose Imana igusaba icyo ishaka kuguha, kubera ko Imana ntabwo irisha ubutunzi, ahubwo igusaba icyo ishaka kuguha, kuko nayo yari ikeneye abana, byayisabye gutanga umwana. Aburahamu akeneye abana, biba ngombwa ko Imana ibanza kumusaba umwana. Igihe umupfakazi we Serafati yari afite ikibazo cy'agatsima, byabaye ngombwa ko abanza gutanga agafu kugira ngo Imana imuhe ifu. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashaka nsoze mbigisha iri hame. Mwebwe mwumvishe ijambo turisoma, yego aba bantu bagendaga Imana ivuze cyangwa ntabwo yabaga yavuze? Harya nawe wavuganye nayo? Urakoze. Imana yamanukanaga nabo cyangwa ntiyajyanaga nabo? Sawa. Ndashaka ngo ngubwire, hari amahame atuma ijuru ritabara. Reka nsobanure iki kintu konyine, ngasobanure nsoze. Muzumva abantu benshi bafite inyigisho kubera ko Satani ni umuhanga. Sinzi niba ibintu buze muzumvise. Abantu bose ubuzima bw'ibyaha bajyamo benshi babijyamo kubera amabura kindi. Reka ngire umugisha mu nyumvi. Satani azi ibintu bihesha umugisha. None ibintu bihesha umugisha Satani araturwanya akaduha indege ngo tutabishobora. Icyambere ni amasengesho. Satani azi ko mu masengesho habamo imbaraga zimwica zikamuhonda. Niyo mpamvu umuntu amategura amasengesho akivuga ngo nzasenga agahita asonza, kuko Satani azi imbaraga ziba mu masengesho. Arwanya amasengesho. Kabiri, Satani arwanya icacumi, kuko arakizi ko umuntu wese ugitanze aba umukire. Noneho kugira ngo tudakira akadutera ubugugu. Ubu hari n'abantu babwira Imana ngo Mana urabizi ko turi kumwe, ngo kandi ko ngukunda, ngo bokingwapye bakacikopesha. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma ndashaka nsobanura iki kintu abantu mu cyumvi. Mwumvishe inyigisho ivuga ko Kristo ari we gitambo kizima. Murayizi? Kristo kari we nibyo cyangwa sibyo? Imana ibaha umugisha. Hanyuma Kristo ni igitambo kiki? Murakoze. Ntabwo Kristo yaje ku isi ngo apfe kugira ngo renengire inzu. Ibyo bintu byazana Kristo, kuko n'ubundi Kristo ataraza abantu bari bafite amazu n'ama etaje. Indaya yarahawe yari ifite etaje. Kristo ntabwo yavuye mu ijuru kugira ngo abakobwa babone abagabo. N'ubundi icyo gihe abakobwa basezeranaga umunsi ku wundi, na Mariya yari afite ubukwe. Ese aho murimo muranyumva? Ikintu cyavanye Kristo mu ijuru akagitambira igitambo ni kimwe. Ntushobora kwishura miliyari ngo ubuhoke, ntushobora kwishura bya bindi batubeshaga ngo nuko ngo umuntu ngo natanga amafaranga ngo Imana iramukura hirya. Ni ikinyoma. Ngo niwica inzoka ngo harapfa hirya. Agira ngo ubuhama uyizere. Ikintu cyabanye Kristo mu ijuru ni ukutanga igitambo cy'ibyaha. Niyo mpamvu uyu munsi tutagitanga inka, tutagitanga inuma, tutagitanga ihene. Kristo wenyine. Yesu akumugisha mukozi w'Imana. Kristo wenyine niwe gitambo kizima cy'ibyaha. Ariko ikindi kintu cyose uzageraho kuri iyi si uzagitangira igitambo. Ntushobora kugira amavuta angana na kuriya nakubonanye utatanze igitambo. Ntibibaho. Hari amajoro urara utapfumbase umugore. Cyo ni igitambo.
umuntu wagize umugisha kurangiza kaminuza hano nagire gutya. Mama, kugira ngo urangize kaminuza byagusabye imbaraga zingana iki? Hari n'igihe ngo baraza amaguru mu mazi, Imana ishimye sinayize ngewe, nta nayo nzigayo nizarahagije. Akaraza amaguru mu mazi kugira ngo agire ute? Icyo ni igitambo kugira ngo ubone diporome. Hajya mwebwe mufite abagore kugira ngo umubone waragiye ngo I love you gusa. Yego rata mu buzima urimo n'amandazi, biscuit, keke, hani, shushu, sweet, bombo, ukajya winyuza buri ku kagoroba mwiriwe mute ni utaramubwira ngo I love you hise mumeze gute kugeza igihe wabyibwira. Icyo ni igitambo. Ndasubiramo, igitambo cy'ibyaha. Niyo watanga za miliyari mu rusengero ntabwo wababarirwa ibyaha, ariko ikindi kintu cyose umugisha ni igitambo. Nababaye, hari umuhungu wawe wicaye hariya wagiye Zabayo, nagiye kwigisha iwabo, hagarara mu mavuta y'Imana, ihagarara nanjye. Aravuga ngo Mana yo mu ijuru, ndakwinginze uzamba amavuta ngaya Irene. Imana irambwira ngo uriya mwana ngo arashaka amavuta nk'ayawe. Ndamubwira ngo ngwino hano, hagarara hano, ndashaka kubwiriza uhagaze kugeza nshoje kubwiriza. Ndabwiriza, amavuta y'Imana aramanuka ijuru, amubwira ngo nutamuha ituro ntabwo ubona amavuta ye. Nuko ndabyibuka neza, ariko hari ku cyumweru banza wari udahari, wakundaga kuhaza cyane. Akora mu mufuka, aravuga ngo umukozi w'Imana, ndashaka amavuta y'Imana. Uyu munsi arabwiriza akavuga ati nanjye ndakumvise. Arabwiriza kandi ahantu yabwirizaga bamuhaga iminota 15 akaba ari myinshi, bakavuga ati bwiriza 3 Irene yaje. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndashaka tugire dusenge, yego tugere gute, ariko dusenge tunazi gukora. Ubu hano hari umuntu Mana yambwiye ati biraje, amanika amaboko ati ndabicakiye, ati byikorere, bati ndabitahanye, ariko aracyategereje, ameze nk'Abisiraheli, ati turahagiye turarwanye, ariko agatsindwa. Yesu ahabwa icyubahiro. Ese ibanga waryumvise? Ibanga waryumvise? Yesu ahabwe icyubahiro. Muranyemerera, hari ikintu nize abanyarwanda twarakinyazwe. Sinzi niba ubutumwa Abasuwede batwigishije aribwo bigishije ni Bugande. Ubanza bitandukanye to. Impamvu butandukanye. Ubundi i Bugande ikintu cyantangaje ni kimwe. Nta muntu ushobora guhanurira ubuhanuzi ngaburiya aho ubwira umuntu n'ukuntu bihagaze n'iki byose akavuga ngo nibyo, ngo umuva imbere ataguhesheje ituro ryo kwakira ubuhanuzi. Ntabwo bibaho. Imana irakurondeye mu bandi, haguruka ugahaguruka, iravuze ngo ibi n'ibi. Amen. Bizasohore cyangwa birorere. Aha muranyumvisha abavandimwe? Narumiwe. Ntabwo umuganda kubwira ngo nibikora nzaza. Aravuga ati iyivuze niyo. Fata umukozi w'Imana, ahita yigendera. Byasohora akaza ati ya Mana yavuganye nawe. Ati ngiki ndakizanye. No twebwe abanyarwanda Mana nanjye ngereho, nanjye ngoro, kandi ubwo bitanu byawe biryamyeho, kandi we yaraye ijoro. No mwagize ngiyi impano ngo arayihorana. Iyi kuyihorana nta kindi ni ijoro arara buri munsi.
iyo ndi bwigisha ari igihe mfata ngicumi cyose ndi kwigisha ahantu hamwe ngakirangiza ngajya ahandi. Buri joro saa 9 ndabyuka ngabwira Imana ngo ndahagarara imbere y'ubwoko bwawe, mpa amavuta, imbaraga, ubwiza bwawe bunyuzuye. Ngakuza imbere mu gitondo mpunyeza ukagira ngo naguye, kumbi ni ijoro naraye. Nabumbura umunwa navuga ugatangira gufatwa ngamena ngo amahoro y'Imana bane nawe ntanaje. Ubu ndabizi bazabikomantaho cyane, ariko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Biravuga ngo twababibye mu by'umwuka, namwe mugomba kutubibamo ibyiki iby'umubiri. Niko bimeze. Yesu ahabwa icubahiro. Reka mbabwire, niba umuntu afata ibibyimba byananiye abaganga akabibaga atagukozeho, wasubira kwa muganga bakavuga ngo uri muzima, ni gute uwo muntu utakwiriye kumuha agaciro? Kumbona mu ndakari umuntu uvuga ngo ubukwe bubabaroze baravuze ngo ndibuzaba n'ibimenyetso by'uko butazaba, hapfuye 4 5 6 7 akavuga ngo ubukwe burabaye, ejo bukaba ariko yewe hajye Imana mushaka muzahurira nayo hehe? Imana iri mu bantu wayo. Mureke dusenge, amasaha yagiye, ariko ndumva umwuka ahagararanye nanjye. Nubundi reka mbaha amakuru nyabahe cyangwa nyihorere. Ninde wabwiye ko abapfu bose Yesu yabazuye? Ntabwo abapfu bose Yesu yabazuye. Yazuye Lazaro, bari bafitanye gahunda. Igihe Imana ivuze ikintu giki ntabwo bintera ubwoba. Uko byagenda kose haba hari umuntu Imana aje kugirira neza. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Umunsi umwe ngo umugabo yagiye kwigisha, Imana yamuteguriye igiterane cyari gikomeye, ariko hari muri sitade. Reba muri sitade, none aragenda yigisha muri sitade yose. Muri sitade, murimo muranyumva? None ategura amasengesho, uvuze ko ari stade, aravuga ati Imana amavuta, aritegura koko ngo azabwiriza. Ageze muri stade arabwiriza, utubaraga twose atunze atumarira aho ngaho. Yesu ahabwa icyubahiro. Ngo amare kutumarira aho ngaho, ahamagaye abihana, hahaguruka umuntu umwe. Arangije ajya kubwira Imana, tumva ngo ubwire ibintu wangore ntabwo bibaho, n'imbaraga nashyizemo. Imana iramubwira ngo icyo nakoze ndakizi. Wa muntu umwe yabwirije, umwe wenyine, Imana imuha agakiza, arakizwa, aba umukristo. Imana imuha amavuta, ashinga itorero. Uyu munsi afite itorero ririmo abantu 30,000,000 ashumbye. Nubwo abantu 30,000,000 Imana ibarebye ibabona mu nda ya wa muvuga butumwa wabwirije. Yesu ahabwa icyubahiro. Ntabwo njya n'indi mirimo y'Imana. Imana yakora ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Yesu ahabwa icyubahiro. Umunsi umwe nigeze njya kwigisha Icyangugu, hariya Igihundwe, urahazi? Cyangugu urahazi? None ndimo nigisha, ijwi rirambwira ngo muri iri teraniro rigiye kubaka urusengero. Ijwi rirambwira ngo kandi urusengero rurubakwa n'inkoko. Imana ni umuhanga, ni umutekinisiye. Ngwiki inkoko. None ijwi rirambwira ngo umuntu uri gutanga iyo ngoko umuhe kositimu yawe. Mbwira Imana ngo yihe. Ijwi rirambwira ngo ya yindi waguze 450, kandi sinjye wayiguze, ni umuntu wanguriye kositimu 450. Ijwi rirambwira ngo iyo kositimu aba ari utanga 400 nangahe. Mbwira Imana, ndi Imana ndagukorera kandi ndagukunda, 450 ntayo natanga. Niyo nambara ngica abadayimoni n'abazimu. Yesu ahabwa icyubahiro. Noneho dore ikintu cyantangaje, muhumure nuhaguruka akagenda ntacyo ndwaye, nibyo ndimo kuvuga. Dore ikintu cyabaye. Yesu ashimwe. Ariko nyibabwire cyangwa nyihorere? Ndabona mutayishaka. Abantu baratanga, umwifite sengandi, unifite 200, bari bagiye kubaka urusengero ngo barusakare, nta rusengero bagiraga. Yesu ahabwa icyubahiro. None reka mbabwire ikintu cyabaye gikomeye. Ijwi rirambwira ngo vuga ngo umuntu ufite ingoko bari witanga. Ndavuga ngo hari umuntu ufite ingoko kandi Imana yamubwiye kuyitanga, nayitange. Bose baraceceka. Nanjye ariko ndi kuvuga ati yongira Imana akabura,
sintanga ikoti ryanjye. Ijwi riranga rirambwira ngo arimo, kandi iyo ngoko niyo iri bwubaka urusengero. Hahaguruka umwana w'umukobwa aravuga ngo ufite inkoko nayijyanye ku isoko, nagomba kwijyana ku isoko, bari kumbi 6,000. Nari navuze ngo iyi ngoko niyijyanayo ndatangira gucuruza 6,000. Atariko nijoro umvite ngundira Imana, nijoro Imana yansanze irambwira ngo iyi ngoko nyitange. Ngira Imana ko ntayo ndi gutange. Ati umukozi w'Imana yakomeje kubivuga ngo ibuka kizwi byabimbwiye. Ati none Imana imbabarira ingoko ndayitanze. Abatanze inkoko ngo atange ingoko. Umugabo arahaguruka ngo iyo ngoko nyiguze 15,000. Undi atoya nanjye nguze hibaba 20,000. Ingoko barayigura baba bayigura 1,1,500,000. Isakaro riba rirabonetse. Yatanze ingoko, nanjye mbitambwira Imana ndi icyubahiro n'ikibi cyawe Imana. Nda mukobwa wambara kositimu umboneye igitambo. Imana izubwenge. Umukobwa nari kumuha kositimu navuga irandengeye. Turasenze, bantu baratanze kuko baratanze bigereye umushumba nababwira ati bene data noneho kuvuga ntibirimo, ahubwo umuntu ushaka gukora aze n'ejo azaje. Imana yari yahagararanye natwe kubw'umurimo wayo. Yesu ahabwa icyubahiro. Umushumba aragize ati reka duhe umushyitsi wacu asabira umugisha itorero. Fata mikoro, ngiye gusabira abantu umugisha. Ndi Mana mu izina rya Yesu, ngiye kumva numva umuntu ngo buretse gusenga ngo nanjye mfite isaki. Abivuga ari umusore. Yarabivuze ndamarira menshi n'umubabaro mwinshi. Nukuri ko Imana simba benshi ndagwa nari nishimye. 450 bararikuguriye. Narajyambaraga ngicara mu bashumba gavuga ati mwambare cyangwa murorere. Iri niryo kabisa. Yewe ujari byaranteye ubwibone we. Nanjye ndavuga ndi yewe wowe utanze iyo saki nanjye nguhaye costume ngo mare kuyimwemerera korona biraje. Oya habanje insengero zujuje bisabwa, ingendo ziragabanyuka, insengero zimwe baraza. Ndavuga ndihimbazwa mwami w'abami, ndaba ngiryambara ndifashe ngiye kuryambara. Urambwira ngo subiza hiryo koti si ryawe. Ndisubiza ndimarana meza 4 riri mu nzu. Hashize ameza 4 numva telefone iramba magengo ninjye wa musore w'ikoti. Bati ndi hano mu giporoso utagera ngo ndi kuri. Atahubwo kugera iwawe biransaba iki? Ntitega moto. Ijwi rirambwira ngo iyo moto nayo urayishyura. Araza muha costume. Ati hari umuntu wambara costume yonyine. Yesu we. Reka dusenge. Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, ibigisha ibanga ryo gukora, hanyuma mugerekeho gusenga, mubone intsinzi y'abanzi banyu. Yesu ahabwa icyubahiro. Aba Benjamini baravugaga ntibakore, ariko Abisiraheli bakoze. Vuga ngo bakoze. Ituro ry'Abisiraheli rirusha agaciro ry'aba Benjamini. Umurozi ukuroga yaratanze, ariko nawe ituro ryawe rigiye kurusha agaciro iryo batanze. Wanjere mu buzima bwiza. Reka dusengane Imana. Haguruka dusenge. Nsaba uyu mugisha, nsaba uyu mugisha. Turi imbere yawe mwami w'abami, turaguhimbaje Elohimu Eloshadayi. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ijambo uvuze ringana n'icyo ukoze. Haleluya, 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 haleluya. Ndakwinginze ngo ukore ku maso y'abantu bahishurirwe, kore ku maso y'abantu bamenye ibanga. Nyakubahwa Imana, ntabwo bafite icyo kuguha, ariko hari icyo bakora kikaba nk'igitambo gihumanure ibyo batambweho. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndabasengeye kugira ngo ubaheshe umugisha. Imigisha yabo nifunguke, ibyari byaranze byemeye. Kuri iyi nshuro ndavuze ngo bajye gutsinda aba Benjamini, batsinda
ibyabarwanije, batsinde ibyabashoboye. Buri kintu cyose cyabarwanije kugashobora, uyu munsi wa none nibagitsinde mu izina rya Yesu. Turagushimye ko ubikoze kandi ko wiyubahishije. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Niba muri iri teraniro harimo ababyeyi, bavugiriza Uwiteka impundu, kuko Uwiteka aduhaye gutsinda ababenjamini, aduhaye gutsinda ababisha bacu, aduhaye gutsinda ibyadutsindaga mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibambere umugisha. Shalom.